Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Nanone nagarutse kugira ngo twongere tuganire uyu munsi kuri uyu munsi w'icyumweru, umunsi w'izuka rya Nyagasani umwami wacu Yezu Kristo. Uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru ukomeye w'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Uwo munsi mukuru uzwi ku izina ry'isakaramento ritagatifu. Ku cyumweru gishize twari twabonye amayobera y'ubutatu butagatifu, cyane cyane twibanda ku byo abapersona b'ubutatu butagatifu bakora mu buzima bwacu bwa buri munsi, twibanda ku mpuhwe z'Imana, ku mbabazi zayo, ku rukundo, ariko cyane cyane kuri izo mpuhwe igenda itugirira binyuze nyine mu bikorwa idukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero turahimbaza isakaramento ritagatifu, umunsi mukuru nk'uko twahoze tubivuga, umunsi mukuru w'amaraso n'umubiri bya Yezu Kristo. Nimba se duhabwa Ukaristiya, kuki dufite amacakubiri muri twebwe? Kuki dufite amashyari? Kuki intambara ziganje mu isi? Uyu munsi rero ntabwo tugomba kuvuga byinshi cyane kuri iryo yobera ry'ukwemera kwacu, ahubwo tugomba kwicara hasi tugatekereza igihe cyose twagiye kure ya Ukaristiya, igihe cyose tuteza imbuto ziva kuri Ukaristiya mu buzima bwacu bwose, igihe cyose tutabonye Ukaristiya mu bavandimwe bacu, igihe cyose twirengagije amahame n'amabwiriza bituruka muri Ukaristiya duhabwa buri munsi. Nifatanyije cyane n'abantu batabasha guhabwa Ukaristiya uyu munsi kubera ibibazo by'iki cyorezo turimo, ariko ntibacike intege, ntibatire ubwoba, kuko Yezu Kristo watwihayeho ifunguro ari kumwe nabo, kandi ari kumwe natwe twese, aduha amahoro, ituze, cyane cyane adufashisha Roho we kugira ngo tubashe guhitamo kuba abakristo koko batungwa na Ukaristiya. Imana ishobora byose nibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.